Reka nongere mbasuhuze inshuti bavandimwe bakunzi baruhuka Empire News. Twizere ko mumeze neza cyane rero aho muherereye hose kuri iyi si muri rusange. Mwebwe muri mu gihugu cy'u Rwanda tubahaye ikaze, mwe muri hanze yacyo mu Burundi, Uganda, Tanzania n'andi hirya no hino ku isi, irwota amasimbi, Canada, Amerika ndetse n'andi agiye atandukanye, Australia, mu Bufaransa, mu Bushinwa ndetse n'ahandi. Nagiye mbona mudukurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Mbahaye ikaze mu makuru akomeye cyane tugiye kugenda tubagezaho. Breaking news. Babarozi batandatu barogaga M23 kudafata umujyi wa Uvira bamaze kuba bajya hanze, bashyizwe hanze. SM23 yabafashe. Aba rero n'abagore n'abagabo bajyaga baroga M23 baturutse mu gihugu cya Mongolia, abandi bagaturuka hano muri Baraka. Aba bose rero tugiye kubashyira hanze, ibyabo byose byamenyekanye. Nta kindi kintu usabwa wowe nukuntiza umwanya muto cyane utarenze iminota 16 mu kadomo kabisa. Ndaba nkushoreje aya makuru ndetse muri rusange umaze kuyumva neza cyane waryohewe. So si ibyo gusa tugiye kugarukaho, si iby'abarozi. Abarozi dore ko ntanabamenyereye neza cyane gatanu kwegenzi kako, gusa iby'uburozi bikomeje gufata indi ntera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amarozi yahagurutse kuva M23 yagatangiza urugamba bayiroga ariko kugeza maginga ya ntibarayifatisha. So ugiye kubyumva byose muri aya makuru. Hanyuma tugiye kugaruka ahitwa Karembe, tugiye kugaruka ahitwa Kalongi, tugiye kugaruka ahantu bita Jitene, tugarutse aho bita Gatsiro, tugaruke hano za Mubirubiru. Muri zino axe zose tugiye kugenda tuzizenguruka tukubwire uko byifashe. Mbafitiye amakuru menshi cyane, nta kindi kintu usabwa wowe gusa nuko ubana natwe dutangira ndetse tunasoza aya makuru. So tugiye kunyarukira muri axe za Nyiragongo, tubabwire uko byifashe, umutekano mu mujyi wa Goma uko uhagaze, tubabwire muri Bukavu, Uvira, hano ku kibuga cy'indege ngira ngo muri kubibona. Tugaruke ku nkambi y'abacashuro yashinzwe ahitwa Kiriba, nayo tubabwire uko byifashe. So murumva ko dufite amakuru menshi cyane. Korera icyo musabwa muracyumva neza cyane, nukureba neza niba mwarakanze kuri subscribe, hanyuma mwamutarayikandaho mugakandaho kugira mutazajya mucikwa n'amakuru nk'aya ngaya nzajya ngenda mbagezaho. Turi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 8 umwaka 2025, tukaba tugarutse mu makuru yacu ya mbere yo kuri uyu munsi. Ngira ngo mujye mutwihanganira, tuba twakerewe kubaha amakuru ariko biba byabaye ngombwa ko tubanza kuyatohoza tumenye neza cyane ibihari n'ibivugwa, ese ni ukuri cyangwa se si ukuri, ubundi tukabona kubahereza amakuru ku buryo burambuye. Njye nitwa Pacifique, inuruka Empire News. Ubwo rero icyo usabwa ni ugukanda kuri subscribe, hanyuma umunsi ku munsi ukajya wakira notification ikwereka yuko tumaze gushyiraho amakuru yizewe. So tugiye kwinjira rero mu rugamba indani rwagati. Munyemerere ngiye ntangirire ku barozi. Aba barozi rero M23 yavuze ati muraroga, mukora ibishoboka ibyo ari byo byose, atariko n'ubundi ntibitubuza gufata aho twagombaga gufata. Iyo rero ni AFC M23 cyangwa se umutwe witwara gisirikare urwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa M23 bashinza ko ufatanya n'igihugu cy'u Rwanda. So byose rero mugiye kubyumva bimeze bite, aya marozi byagenze bite. Felix Antoine Tshisekedi yabuza abasirikare, biba ngombwa ko ajya kwigurira abarozi. Buriya nzi ko n'abarozi baca ishuru. Ntago nari nzi ko n'abarozi nabo bajye bavamo abacashuro. Abacashuro rero b'abarozi bageze kuri 6 buzemo abagore n'abagabo, bazanywe hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Epfo, aho baje kuroga M23 ngidafata ngo umujyi wa Uvira, ngitarasa ngo abasirikare ba FARDC, ngitarasa abasirikare b'u Burundi ngo bajye barasaba hushe, ngo nibarangiza ngo bikure mu axe ngo cyangwa se ngo bakubite babasuge inyuma. Hanyuma biravuga ko baroze guhera ku itariki ya 3 ashije iminsi 2 M23 bayiroze, ariko iyo minsi 2 urebye ibintu bibayemo nibitangaza. Iminsi 2 ishije M23 yigarura uduce 4 baroze M23. Ariko ibi bintu by'amaroze mujye mumbabarira, ngewe nimujya mwumva wenda rimwe na rimwe mbisetse, ntimukagira ngo wenda ngo setse mu mahoro, ubundi nta munyamakuru useka. Ariko ibi bintu biba biri no kunsetsa. Gute munani urugamba rwo hasi mukananirwa urwo hejuru, atereka turwane urw'imyuka mibi tuyoherereze mu 23 ireke gufata ibice. None uguza abacashuru uyu munsi, ejo uvuye no kugura abarozi. Amainga uzagura n'indaya zo guhereza M23 pe, nicyo gisigaye. Ariko n'indaya zaraguzwe, numvise ari nabo zahitanye muri 23. Ndazagiye zoherezwa, ariko wazoherezaga ni Lieutenant General Pacifique Masunzu, ariko bamaze kumukura mu rugamba. Tuvugana iberehe zayituri, nta kibarizwa muri axe M23 kotorora, cyangwa se ngabe yapanga operation kujya guhitana abasirikare M23 ari muri axe M23 kotorora. So ngira ngo ibyo bintu muri kubyumva yuko rero ni ibintu biba bitoroshye habe na gatoya, gusa birahari kandi biravugwa. Abantu basirikare ba 23 ko bugarijwe
barugarijwe pe n'amarozi ateye ubwoba cyane, ngo bagiye kujya babaroga ngo saa sita nimugoroba, igihe cyose ukumva ngo bari kuroga M23. So ibi bintu rero ndabwira ukuri ko bikomeje kugenda bifata indi ntera, gusa igihari nuko M23 yoyo uburyo ipangamo ibintu byayo bitandukanye nuko leta Kinshasa ibipangamo. So hagataho ngira ngo birumvikana yuko rero bikomeje kugenda bifata indi ntera cyangwa se indi sura. Ubwo rero hagataho nta kindi kintu nababwira cyangwa se ngo ndenze kuri ibyo, gusa nuko M23 bababwiye tese burya mwana turogaga burya. Babibwiwe n'iki rero ko barogagwa? M23 ntabyo yarizi. Yo yabonaga ihangana ikabona n'ubundi iri kwigarurira uduce, kumbi ntago bari bazi yuko babateza imitego y'uburozi, ariko kubera yuko bajya bavuga ko ngushyigikiwe n'intare agira gute, musubize muri comment munyandikire ngagira gute ushyigikiwe n'intare. Hanyuma aba barwanyi ba M23 ikintu gitunguranye kinatangaje muri ibyo byose nuko bamaze kuba barwana n'icyo bita special force cyangwa se commando hibu ya FRDC, barwana na special force y'abarundi, barwana na Katanyama kino gisirikare gisanzwe cya FRDC, barwana n'abasirikare ba FDLR cyangwa se zino nyeshyamba za FDLR cyangwa se ubita intera hamwe uko wabita uko ariko kose aya mazina ushaka n'ubundi arabakwiye kuko ni inkozi z'ibibi. Hanyuma bimeze bite rero? Dore ukuntu bimeze. Abarwanyi bari mu 23 bipowe biturije, bari aho ngaho bipowe nyine. Amakuru ari kungeraho avuga ko bafashe abakomando bakababwira tese mwebwe ko babaroga ibirozi ntibibafate, ati mwacishirize, mwaduhaye ku muti utuma mutaraswa cyangwa ngo mwicwe. Ati se ibyo bintu by'amarozi iri kuvuga ubikuye hehe? Ati twebwe batuguriye abarozi b'abamyamongolia ati 6, ati baraza barabakagira, ati ushobora gusanga amarozi atarakora, ati kandi ntakora mwitwararike, ati naramuka koze Bukavu, Kavumu, Goma, Cyayindire, ati turata tubakuramo nko kubipa, ati nyica, ati nkore ibyo ushaka, ati ariko nawe mukanya baraza kukwica. Ubwo n'umusirikare wa FARDC avuga guko arimo abwira umusirikare wa M23 ati nunyica, ati nawe uraza gupfa n'ubundi ni wandi twabarozi. Hanze siti mwaturozi iki ko twe nta burozi bujya budufata, ati niye miti mukoresha se? Abo umusirikare wa FARDC nyine abaza umusirikare wa M23 ati twe twabarozi, ati n'ikimenyimenyi hari abarozi 6 baturutse muri Mongolia. None babaye bakibikoza abanyamongolia barabwira ati twebwe niba twapanze operation kwirogera mu 23 nimuka tuvangire, ati mwagiye kugaba bitero twababwiye. Ati imiti ntiyari yakora, ati imiti ntiyari yakora, ati ntago mwari kujya kugaba ibitero uyu munsi, ati mwihuse, ati byibura ku itariki 10 ati zuku kwezi kwa 8 imiti yari kuba yakoze mu veterinaire mu maboko. Ati rero byarangiye, ati Kisekedi dushakire tike twisubirira iwacu. Ati bigenze bite sete amafaranga twabahaye bite? Ati mwisha umuti. Ariko uriya ubusikama bwahereye kuva kera pe. Nago narizi ko umuntu w'umuyobozi ukomeye cyane bamubeshya akabyemera. Ikibazo rero ni nkuko yiserera mu marozi, yizerera mu bintu by'amarozi cyane cyane, ariko ibintu by'amarozi ndababwiza ukuri ko biri ibintu bya ntago ibintu by'amarozi bijya bikora abe na gatoya uko byagenda uko ariko kose ntago abikoresha kuri uyu mutwe witwara gisirikare mu 23 ngo bizabafasha. Ngira ngo mwarabibonye abagore bageze kuri 3 n'umugabo umwe, ubwo ni 4 bariyamburaga kabisa ubusa mu bana mu bantu bakuru, mu bantu beshi pe, baragenda ngo bakora imikagiro nge muvetura ntinjire baraka, nge muvetura ngizakubitwe, nge muvetura ngizicirwe ngo mu nkengero za baraka ngo ntizahagere. Ariko se ibi birozi bateze ubu mwamumbonera bizakora? M23 bagire gutya bayirogere kuri kano karwa ka Ijwi ngo nge muvetura ngo bayiroze ngo barwaye ibisazi ngo batangiye kwirukanka byahe. FARDC ubwo yakubiswe itangira guhimba ibinyoma, Wazarendo n'intera hamwe zakubiswe ngo abarozi baroze baroga ibikiriko. Nyamuntu wavuzwe n'Imana ujya urogwa. Hanyuma kandi amarozi buriyerega akora hakeya, usibye abayizera nge sinyizera, ntago buriya nge niyo wandoga mbibona ukambwira ngo ndakuroze natavati mu izina rya Yesu ibiryo mbiteshe ibiburozi mbutesheje agaciro nkahita nirira, kuko buriya Yesu ashoboye byose. Yesu ashoboye byose, ibyo wakora ibyo aribyo byose n'ubundi ntago wakica n'ubundi utagombaga gupfa, ntibishoboka. Umuntu apfa n'ubundi yagombaga gupfa. Bivuze ngo rero AFC M23 iyo yizera ko nta marozi abaho, bakarwana bizerera mu mbaraga zabo ndetse n'imbaraga z'ubushobozi bw'Imana, nta kindi. Bivuze ngo rero
uyu mutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa ukomeje gukomanyirizwa mu bice byose, baroga bagira gute. So reka twigarukire ku rugamba rero rwabaye. Uru rugamba rwabayeho nurwahuzaga uyu mutwe witwara gisirikare wa M23 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, ubwo babagabagaho ibitero simusiga cyangwa se ibitero karabutaka. Ibitero rero bikabisize n'ubundi ntacyo bifasha ubusa. Habayeho gukubitwa ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa M23 habayeho gukubitwa pe, habaho no gukubitwa ku ruhande rwa FARDC kuko barasanye. Amakuru ufite nuko bose batakaje, yaba M23 yatakaje, yaba FARDC yatakaje. Gusa igisirikare cy'u Burundi noneho ngo ibintu cyabishyize ku rundi rwego, ngo bagomba kwirukana uno mutwe witwara gisirikare wa M23 by'umwihariko usibye nayo marozi, ngo bagomba gukoresha imbaraga zishoboka izo arizo zose kugira ngo batsinde M23. So ibyo bintu rero byakomeje gufata indi ntera. Uyu mutwe wa M23 nutareba nabi, nutareba neza, ushobora kuza kwisanga habi kubera ko ibitero byamaze kuba bikazwa ku rwego rwo hejuru cyane. Hanyuma andi makuru nanone akomeye cyane ajyanye n'urugamba rwabayeho, anovuga ngo muri axe n'ubundi zigiye zitandukanye zigize hano muri Mwenga, muri Fizi, hariya iza Murenge, naho wumvikanyemo amasasu, ariko bano barwanyi bayi mu 23 batabarira igihe ku bitero byari bikomeye cyane bari bagiye kugabwaho na coalition. Ewana bitwara neza birangira n'ubundi basubije inyuma coalition. Bitero bari bateguye ntibyabageraho. So ngira ngo hagataho rero birumvikana yuko biba byakomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, aho bano barwanyi bayi mu 23 bakomeje kugenda bahashya icyitwa coalition, bakubita hasi hejuru, bakubita hejuru hasi, ibintu babigenza neza cyane gatanu ku kagenzi kako. Gusa twirwaneho nayo iri gutabaza mu 23 yibwira tese muri hehe mudufashe, ati ibitero by'abasirikare b'u Burundi bitoroshye bari kugabwaho na coalition n'ubundi. So ubwo rero birumvikana ko ibintu bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Abaturage b'umurenge bakomeje kujya bicwa umwe kuri umwe. Ubwo rero turategereje turebe si genocide igiye gushyirwa mu bikorwa. Ubwo rero nuko byamaganira kure, abasenga musenge, abatabaza mutabaze, kubera ko Imana nitahaba abantu baturage baraza kugira gute kubirenganiramo. So reka rero twikomereze n'andi makuru akomeye cyane, tunyarukire muri zino axe ngiye kukubwira. Izi axe ngiye kukubwira ni zimwe muri axe ziri kugaragaramo urugamba rukomeye cyane, aho ibitero karundura cyangwa se ibitero simusiga n'ubundi babyagiye bigabwa kuri bano barwanyi bama 23 byinshi pe, ibitero byinshi bakabigabwaho ariko bakigerageza kwitwara neza cyane. So cyose rero ngira ngo birumvikana yuko babikomeje kugenda bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gusa no mutwa mu 23 ukitwara neza cyane gatanu ku kagenzi kako, bigaragara yuko nta gutsindwa kuzigera kugira gute kubaho. Hanyuma rero ndagira ngo ibintu birumvikanye neza cyane 5 ko biba byakomeje kugenda bigira gute ibihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru akomeye nanone yo ku buryo bukomeye cyane. Amakuru avuga ngo kirero, amakuru aravuga ko ibitero bikomeye cyane cyangwa se ibitero karabutaka n'ubundi babyagiye bigabwa kuri bano barwanyi ba 23 kuri iyi shuro noneho M23 ariyo yagize gute yatangiye kugenda ibatsinda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi bigaragaza iki? Bigaragaza yuko uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23 nta mikino ufite. So agatawongira ngo babyumvikana neza cyane gatanu kagenzi kako, kuko byagenda uko ariko kose n'ubundi bibino bice nta nikizigera kibibaho. Hanyuma tugaruke gato muri Kavumu naho haravugwa iturika ridasanzwe ry'ikibombe kitazwi wagiteye cyaturitse kuri uyu munsi, ariko n'ubundi kikaba cyabashije kuba nta muntu cyahitanye n'umwe. Abaturage bameze neza cyane, umutekano ni wose muri makeya. Hanyuma rero nyaboneka andi makuru nababwira na makuru ari kuvugwa muri axe za Nyiragongo mu misozi naho haravugwamo ibitero bikomeye cyane byagabwe kuri bano barwanyi ba 23, ariko bakaba bitwaye neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Hanyuma rero ubwo ngubwo ndumva ibintu bimaze kugira gute gufata indi ntera. M23 iri mu kazi gakomeye cyane ko gushyiramo umutekano mu bice byose bagiye bigarurira, ngo kuko nta kintu kigomba kubatandukanya n'abantu babo. Ubwo ndavuga nyine abasivile bari muri axe uno mutwe wa 23 ugize gute uyoboye. Hanyuma andi makuru kandi nanone nababwira ntagenda ntababwiye, ndababwira yuko muri axe za Masisi naho Masisi Side
hangaha naho haba hakomeje kugenda haberamo isibaniro cyangwa se urugamba cyane cyane hitwa za Mukengwa, ahantu bita za Mutawara mu musozi, hano muri Masisi centre hepfo gato uza n'ujya za Nyabyondo naho habagenda humvikanamo urugamba. Ahandi hantu nanone wenda tutagenda tutavuze, ahangaha neza muri za Breusa, za Nyabyondo, za aka gace ndinza kukibuka ndakababwira, ahangaha kabisa naho baba bakomeje kugenda humvikanamo amasasu. Hanyuma rero kambashimire, mukomeze mugende mubana natwe, agende mukanda kuri subscribe ku bwishi. Ruhuka Empire News turabambere mu kubagezaho amakuru yihutiwe. Ko rero nyaboneka utajoininze Ruhuka News, Ruhuka Empire News, angaha niho wonyine uzajya uvana amakuru akomeye kandi amakuru ya update yihuta y'umuriro ku bwishi, uzajya uyumva kandi uzumva inkuru nyinshi ku munsi. So reka rero mbashimire, dusubire mu yandi makuru aza kuba akurikira mu masaha ari imbere, ubwo ndakuba ndi kumwe na mugenzi wanjye. Amakuru yacu rero nakagaruka. Bye bye.